nongeye kubasuhuza mbifuriza Pasika nziza wemera Yesu Kristo n'abantu babyizera ko uyu munsi ari Pasika ndabifurije Pasika nziza pe kugira umunsi mwiza kandi ndizera ko byagenze neza nta zuba ryinshi ryari riri mu munsi nta n'imvura ndabizi ko umuceri mwawuriye neza mukajya no mu misa neza abatayizihiza namwe mbifurije ibihe byiza uyu munsi rero nongeye kubaha ikaze kuri Sini Wacu TV bifuriza amahoro y'Imana nk'ibisanzwe n'imigisha iva ku Mana uyu munsi ntibisanzwe ikiganiro tugiye gukorana kumva giteye amatsiko kandi kiranakomeye cyane hari amakuru numva ishyano ryacitse umuriro namwe muramfasha kubyumva nimusanga koko ari njye ufite imyumvire iri hasi cyangwa se ari ishyano ryacitse umurizo koko mufashe ibyo bintu ni gute tumaze iminsi twumva hanze aha ngaha hariho ubutinganyi ibyo nta nubwo tunabitindeho nta nubwo ari nabyo nje kwigisha nta nubwo nje no kubirwanya ababizanye n'ababishyizeho bazi impamvu yabyo ahubwo ikintu ndi kuvuga kuri uyu munsi naganiriye n'inshuti yacu y'umudamu arambwira ati ikibazo mu muryango wanjye nkunda urugo rwanjye numva urugo rwanjye ntaruvamo numva nakomeza kubaka ariko mfite ikibazo gikomeye mfite imbogamizi zikomeye zishobora gutuma urugo rwanjye nisanga rwasenyutse ndamubaza se ni izihe mbogamizi koko utabasha kwihanganira arambwira ati mfite umugabo iyo tugeze mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ashaka ngo ayikorera aho bitagenewe abari kubyumva mbese ni nk'ubutinganyi aho kugira ngo abikorere mu gitsina ashaka abikorere mu kibuno numva ishyano ryacitse umuriro umugabo wawe uri umugore si ibyo bintu bibaho ntabwo ari ukumuharabika rwose ntabwo ari ukumuharabika ibyo bintu maze iminsi ndwana nabyo ati rimwe ubundi nkabyanga ubundi nabona bigoranye nkabyemera atari ko ho bigeze numva bimbangamiye numva bishobora gushyira ubuzima bwanjye mu kaga none ndashaka ko ngira inama nshaka ibiganiro byiza by'umuryango ndashaka ko ngira inama ni ukuri mu by'ukuri nagiye inama nyinshi ariko aho ngaho ho byarancanze kuko hari ibintu bituma kumva ntufite ahantu ho guhengeka hari ibyo wumva ukumva wahengeka wahengamura ariko hari ibyo wumva ukabuze ubundi abantu babaye bate byaje kugenda ku mugani wa mugabo ni gute twisanze aha hantu ni gute twisanze n'isi irimo amabi ageze aho umugabo ufite umugore we yashatse azi ko ari umugore ari igitsina gore yamugeza mu rugo kugira ngo bakoreshe imibiri yabo icyo byagenewe ko Imana bikanze agashaka kujya gukorera imibonano mpuzabitsina mu Mukibuno ibyo bintu byarangoye none nanjye naje ngo mufashe kugira inama uwo mumama koko yubaka urugo akomeze yemera ibyo umugabo amusabye agandukira umugabo murabizi yuko abagabo mukunda kugira ikintu cyitwa kwikunda mukavuga ngo ibyo umugore agezemo byose ngo abyihanganire ngo agandukire umugabo kugira ngo yubake urugo none koko ndashaka mungire inama nawe mumugira inama kuko ngewe ubwo match yarandenze kuvuga z'iyi minsi ngo match iba yarenze umuntu nanjye ikibazo cyarandenze ndavuga n'ibyo ari byo byose mfite inshuti zanjye zinararibonye mu kubaka bakuze bamaze imyaka myinshi ntagira ngo mbabaze ni gute umugabo yisanga gukoresha imibonano mpuzabitsina umugore mu buryo butemewe mu buryo butari karemano mu buryo butari naturel koko ni wa mugabo niba wumva ko kuri umutinganyi aho yamujye kurusha umwana w'abandi umuvana mu rugo azi ko aje kubaka atangira kumuzanamo ayo magorwa n'ayo marushya umugira umuntu umugira umudivorce kandi yenda ari kuzabona undi bubakana urugo wari umukeneye bakubakana urugo mu buryo bwiza wowe mujyana he abatinganyi barahari wagiye ukabasanga ugakora iryo shyirahamwe ryanyu ariko ntujye kubangamira umugore koko umugore ufite imyanya yabugenewe aho icyo gikorwa gikorerwa ugashaka kujya kumutinga mu kibuno mwebwe mwumva mutararenze hano koko
Imana yo ifite uburyo izabatwara ko numva mwayinaniye. Rero uwo mudamu byarandenze mbura inama mugira, ntabwo se ndavuga ngo nasenye kandi munsi ya Rushenye akagera hanze bikamucanga, azavuga ati wa muntu yangiriye inama. Ndavuga nti rero umutwe umwe wifasha gusara, nta kindi ujya wifasha. Hanze negera inshuti zanjye zo kuri Sine Wacu TV bangira inama, babwira ikintu nakora kuri byo, nagira inama kuri uwo mudamu. Muri no minsi rero ibintu birakomeye. Umugani hari umudamu warigeze kumva ku kinyamakuru kimwe avuga ati abubatse barubatse, ati ubundi kera ati umugabo yaragutwaraga, ati mwajya no gukora imibonano mpuzabitsina akajya ahuha. Ati watako akavuga ati mama ati cecekere ibyihorere ndabitwaraga ki, ati none ubu ngubu abo none byarahindutse, ngo ni hena, ngo ni henura, ngo ni tamira, ngo ni mira. Ibyo bintu mwarabyumvise namwe? Aho ubu ngubu ibintu byitwa sex byajemo akavuyo, niba ari umurengwa abantu bafite. Ariko njye mba mbona ari umurengwe, kuko burya iyo umuntu afite ibyo kurya byinshi abirengwamo, batangira kubipfusha ubusa no kubimenagura. Ariko iyo umuntu ashonje, ni nabyo umunyamigani yavuze, abemera Bibiliya yaravuze ngo indi ishonje bishaririye birayiryohera, ariko indi hazi ngo ikandagira mu buki. Rero ibintu biriho muri no minsi by'ubusambanyi budafite ishusho, budafite isura, buteye isoni, buteye agahinda, buteye iseseme, biraterwa n'umurengwe abantu bafite. Nawe se umugabo arataha avuye ku ndaya, cyangwa se avuye mu kabari, cyangwa se avuye kuri porunogarafi, akaza akabwira umugore we ati akira igitsina gitamira. Umudamu bari bimaranye imyaka, azi ko byari bigenda uko bisanzwe bigenda, akabura atitamira igitsina. Umugore akavuga ati si ibyo bintu ni iki? Yavuga ngo yanze kumugandukira ngo ntago akora ibyo ashaka. Se wa mugabo koko uwumva ibyo bintu wowe bisobanutse? Ese ko mujya museka ngo abantu bakina ngo izo filime z'urukozasoni, mugasanga mwabaciyeho iteka, mwabaririyeho itaka, mwabagize abanyabyaha? Mwebwe iyo mugiye kubikoresha abagore banyu, cyangwa mukabikoresha izo ndaya mwahuriye mu tubari, mutaniyehe n'abo bakora filime z'inkozasoni? Biriya byose bituruka ku mwanzi Satani. Ubundi hari uburyo bwa karemano abantu bakwiye gukora icyo gikorwa kandi batarengereye rwose. Kuko ngo kiriya gikorwa iyo kiri gukorwa n'abashakanye, hari igitabo kimwe nigeze mbisomamo ngo abamarayika bakaza muri icyo gikorwa, bakaza kuyobora icyo gikorwa, bakareba gitangira bakageza gisoza. None baraje basanze urimo gukubita umugore ngo nahenure ibintu atazi, uri kumubangamira, nawe yenda ari kubikora atari kumve kugira ngo akunde kugandukire ngo utazajya mu bandi. Ubu terima iriho ngo niyo kugira ngo abagore ngo bo mu ngo babe indaya y'abagabo babo. Sibwo namara kuba indaya yawe ntazashituka yabaye n'indaya y'abandi. Ako kantu nikazamo k'uburaya uzasanga yabaye n'indaya y'abandi. Ubundi umugore yakabaye umugore n'umugabo akaba umugabo, bakagira itandukaniro ry'indaya. Indaya ikaba indaya mu byayo kuko iri mu kazi, iri kubikora nk'akazi. Noneho umugore n'umugabo bari kubikoreshwa n'iki? N'urukundo n'umubano bagize gute bafitanye. Ariko basanga ngo mugore kora ibi ngibi, ubikore nk'indaya ngo kugira ngo umugabo atagucika. Kandi wa mudamu ikintu nakwibwira, umugabo uri bugende ni nka wa wundi ngo uri bupfe. Uri bupfe niyo wamuha ngo farumasi yose, imiti yose ukayimuhera rimwe, yacaho agapfa. N'umugabo uri bugende rero, ibyo uzakora byose azagenda, kuko ntabwo ibyo ngibyo uzakora bizamubuza kugenda. Nta limite yo kugenda uzashyiraho niba arimo umugenzi. Ikibazo ni ukugenda warakoze n'ibyangwa n'amaso y'Imana. N'Imana yarakurebye nabi ikabona ibintu uri gukora ntaho bitandukaniye n'iby'indaya, ntaho bitandukaniye n'abatinganyi. Ugasanga uri umugore, umugabo ari kurongora mu kibuno, nta hantu bitandukaniye n'umutinganyi. Niba hari ibihano byabagenewe, nawe ntabwo bizatinya kugeraho,
kuko wakoresheje umubiri icyo utagize gute, icyo utagenewe. Uyu munsi rero ikintu naje ngo tuganire, mw'abantu mureke umurengwe mu bintu byose, kuko umurengwe buryana kurenza inzara, kandi umurengwe ni mubi. Abantu benshi bagiye barengwa, bakarengwa ku Mana, bagakora iby'Imana idashaka, bakarenga ku mategeko y'Imana, bagiye bagerwaho n'ibyago byinshi bigiye bigize bitandukanye. Noneho umurengwe ugendereye ku bitsina uragatsindwa, ugira umuvumo mwinshi. Niyo mpamvu mukwiye kugira attention. Ni gute uza ukabwira umugore? Bavuze hari ikiganiro nigeze gukurikira, bavuga ukuntu bariya abantu bakoresha indimi ururimi ngo mu gitsina bakunda kurwara intuza kanseri za hano mu bihugu. Ariko nanjye koko ndicara ntabitekereza, hari ahantu bavuga ko haba harimo amabagiteri. Noneho niba ari n'ahantu umuntu atagirira isuku, urumva imyanda ihari. Niba ari naho umugore wirirwa gusambana n'umugabo umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bamuteye imitezi, bamuteye kurugu, bamuteye infection, bamuteye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nawe uragiye nta soni, urasamye ukorejemo ururimi rwawe, uramize, umize iyo myanda, aho utazarwara kanseri. Ntego ko n'Imana yihangana, niyo hataba harimo igihano cy'Imana, izo mikorobe, uwo mwanda wavuye mu bagabo bagiye batandukanye ugiye gutamira ugashyira mu kanwa kawe, none ukawuhuza na za mikorobe ziba mu kanwa kawe, aho bitazabyara indwara ikomeye, nawe utazabonera umuti, ntubonere na muganga. Ni hehe? Biriya bintu mubikorera igihugu. Niba Imana yararemye igitsina gabo ikongera ikarema igitsina gore, ntabwo yari iyobewe yuko yavuga ati reka muzajye mubikoresha ndiremye igitsina gore, nirangiza ati muzajye mukoresha indimi. Ariko niba yararemye igitsina gabo ikarema n'igitsina gore, hari impamvu zayo, kandi yabikoze ibizi. None utangiye kugenda nk'umugore gusa ugana n'abagore, umugabo ngo wakurongoje ngo ururimi shaka ko aracyo. Ibyo bintu njyewe rwose niyo mbitekereje nkabiteza isi. Reba umuntu shaba biteye sesemete no kubivuga ntabwo bivugitse. Ibyo bintu ndabibabujije, ni bibi. Yemwe bantu mukunda Imana, mwemera Imana, mukamuzi yuko Imana hari amahame yashyizeho mugomba kugenderaho, mukamuzi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ibyakozwe muri iyi si bizashyiraho bibarizwa. Mureke izo ngeso nimbi. Niba Imana yaravuze ngo bikorwe gutya, nibikorwe gutyo. Niba yaravuze ngo nihabeho amanywa akabaho, ikavuga ngo habeho ijoro, igatandukanya amanywa n'ijoro, ibyo bintu uko yabiremye bigendera kuri ritme y'Imana. Mu gitondo kiratangaza, izuba rikava, umugoroba wagera izuba rikarenga, hakaza umwijima, hakazamo ukwezi. None wowe niba izuba ritajya rihindura gahunda yaryo, amanywa ngo ahindure gahunda yayo, ijoro rihindure gahunda yaryo, wowe ukaba ushaka guhinyuza Imana, kandi ari we kiremwa gifite ubwenge Imana yaremye, itigeze ivuga ngo ubaho, ahubwo yakoreye kura ikazi ikamubumba ikamuha ubwenge, ikamuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Warangiza ukaba ukora ibintu bitandukanye n'iby'Imana yagize gute yashyizeho, byarangiza ukajya no kubikoresha umuntu ku ngufu, ukamubangamira witwaje ububasha bwawe runaka, uri umugabo mu rugo cyangwa se uri umugore mu rugo, ngo natabigukorera ngo ubwo ngo ntabyo azi, ngo ntashoboye, ngo ubwo ni umugabo udashoboye cyangwa ni umugore udashoboye. Iryo ni ihohoterwa ukorera uwo mwashakanye. Umunsi yatinyutse akajya kukurega, bazamuha agatanya batigeze babitekerezaho kangahe, kabiri. Noneho bigezeho ishyano ryacitse umurizo, bigezaho umugabo abwira umugore ngo natiga ikibuno. Umva birarenze, nubwo nabivuze nseka ariko biteye n'agahinda mw'abantu be. Ni ukuri biteye agahinda n'umubabaro bantu bari muri izo nzira n'abendaga kuzijyamo, dore ko abantu bagenda bigana imico babonye, ugasanga ngo ibyo bari gukura mu mafilime, ibyo bari gukura mu maporono, ibyo bashaka kujya kwapurika ntibazi impamvu byakozwe.
ntibazwi nk'impamvu babishyizeho, ugasanga umuntu arashaka gukora ibintu ubwe yitekerereje. Hari umuntu wari urimo kuvuga mutega amatwi arambwira ngo bari abantu bakora amafono bagakora biriya bintu ngo mubona nyine bakora bidashoboka bitabaho, bo bafite ngo uburyo bagenda bakabikora mu gihe gitandukanye, ngo ku buryo agasene kamwe ashobora kugakora none kandi akazagakora mu cyumweru ikindi kandi akazagakora mu bindi byumweru, ariko wowe ukaza ugashaka gukoresha umugore wawe ari amasene mu minota 30, ukamuhenesha, ukamutambika, ukamubirindura, ukamucurika, ukamukoresha ibyamfura mbi, ukamubuza agaciro, ukamutesha umutwe, ngo ni ukugira ngo ushimishe ayo marari yawe, kandi irari ntago rijya rinyurwa. Mana we, umuntu ufite irari ntabwo irari ryawe rizashira n'inzara, inzara ishira mu kanya, mu kandi umara guhaga ukavuga uti ejo sinzongera kurya nyuma y'amasaha 2 kugira ngo ntibigeze urya. Ubwo rero kugira ngo muyoborwe n'amarari, mwayoborwa n'umutima nama. Babwiye ngo muyoborwe n'umwuka, hari abatemera umwuka w'Imana ushobora kuntera amabuye, ariko Imana ikorera mu mutima yacu, Imana iri muri twe. Wa mutima ukubwira ngo no wikora ikibi, wa mutima ukubuza gukora ikibi, niwo mwuka w'Imana uri muri wowe. Rero niba kibasha gukorera muri wowe akakubuza gukora ikintu, kucyo kirenga ukajya kugikoraho. Abagore barahari, ufite umugore ariko kurenga ukajya kumukoresha ibintu bidakorwa, ukajya kumubangamira, kumutera agaciro, ukamutera agahinda, kugeza igihe ahamagara akambwira ati ibintu bimeze nabi. Ibyo bintu byambabaje na pesi umugore. Ngiye ku bwanjye numva namurugira ngo naruvemo, ko ngewe nta nubwo narurara, ariko ubone ngewe kuko abantu ntabwo turi kimwe, nta nubwo abantu babasha kumanaginga ibibazo kimwe, ariko ku bwanjye numvaga namubwira ngo naruvemo. Ariko ndavuga none naba mpubutse, naba nkoresheje ibitekerezo wenda biciriritse, kuko hari abantu b'inararibonye bakuri Sine Wacu TV bashobora no kubona n'abandi bashobora kubona iki kiganiro batari basanzwe badukurikira, bakatugira inama, bakagira inama uwo mudamu, bakamubwira niba agomba gukomeza ubwo buzima, ko numvishe yuko iriya gahunda, biriya bintu bakorera hari mu Mukibuno bishobora gutera n'ubumuga, bishobora no gutera uburwayi runaka. Ese ni ngombwa koko ko umuntu yitangira undi agapfa kugira ngo abeho? Icyo kintu numvishije kingoye cyane, ndavuga nti ndakibasangiza, ariko si nicyo cyonyine, n'ibyo bindi navuze byo gucurika umugore amuga ngo nahene, kamutambika, kamutambamura, kamubwira ngo natamira igitsina cyawe, ubundi nawe ukajya muke yakujabagira nk'imbwa. Mumbabarire Imana, mumbabarire rwose rirancitse. Hari abantu njya nganira nabo bakambwira ukuntu ngo babigenda, nkumva ndumiwe rwose, nkavuga nti cyakora cyo ndumva mufite iterambere pe, mwateye imbere ntaho ngaho mwandenzeho, ariko iryo terambere ryanyu muryihamanire. Ntabwo biriya bintu bikwiye, ntabwo bikwiye, ndababujije biriya bintu ntabwo bikwiye. Cyakora cyo we niba udafite umutima nama ubikubuza, ngo bikore rwose. Ariko ndi kuvugana na babandi bagifite umutima nama, bakemera Imana ko hari ibigikwiye, ibyo yabujije n'ibyo yashyizeho, ko hari ibintu bifite gahunda yabyo yagenwe n'ibindi byabujijwe. Abo nibo ndi kubwira, mureke kwigana abazungu, mureke kwigana iterambere mutazi aho rituruka, mureke kwigana ibintu mutazi impamvu byakozwe. Niba barimo kuramya Satani, nawe ngo ujye muramye, kandi witwa nanone ngo uramye Imana, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Mwa bantu ndabibabujije pe, ndabibabujije. Mureke gukora Imana mu jisho, mureke guhamagaza umujinya w'Imana, mukore ibintu nk'uko byagenwe, ibitsina bihure mu mwanya wabyo nk'uko byagenwe, apana kujya gukora ibintu bitandukanye n'ibyo Imana yashyizeho. Rero ndabakunda, Imana ikandusha. Icyo mba nifuza nuko tugira imiryango myiza kandi tukagira na sosiyete
irangwa n'umuco, irangwa n'umutimanama, irangwa n'ubumuntu. Hari ibintu umuntu akora ukabona byarenze ubumuntu, abaye inyamaswa. Sakira umuntu ukabona ibintu ari gukora ntabwo ari iby'ubumuntu pe. Ubundi hari ibintu nyine umuntu akora ukavuga ati uriya muntu aracyafite ubumuntu, ariko hari n'ibintu umuntu akora ukabona byarenze ubumuntu. Mureke tugire ubumuntu mu byo dukora, mureke tugire ubumuntu no mu mibonano mpuzabitsina, tugire umupaka tukabigiraho, tugire imiryango myiza izira amakimbirane. Nibyo mbifurije. Bayi murakoze.